natunguwe n'ikintu kimwe gikomeye cyane aho twinjiye muri weekend na morale muri aka karere k'ibiyaga bigari tumvuga ko turimo kumva ko hagati y'abashyamiranye muri Kongo cyane cyane bituruka mu bibazo by'ububirigi hazamo Uburundi hakazamo Rwanda hakazamo na Kongo twari twamaze kugira icyizere ko koko ibintu bimaze kugenda bijya hasi stress cyangwa tension irimo kumanuka cyane cyane ko twumvisha umuyobozi mukuru w'igihugu cyacu kuri BK Arena muri BK Arena avuye yahuye n'abaturage biri muri kano karere harimo rwose icyizere cy'uko ibintu bigiye kugenda neza ariko noneho kuwa mbere nimugoroba cyangwa no kuwa kabiri tutangira kubona video irimo gusirikira narayibonye ngira ngo ntago ari byo ndembonye uburyo perezida w'u Burundi arimo kuvuga ko ubona umuriro watse hahiye yego dukoresheje yamvugo yego mpita mvuga nti se ndimo ndarota cyane ibya kera bagaruyeho uyu munsi rero nibwo namenye neza ko biriya bintu birimo ari ukuri turabasuje inshuti bakunzi ba Koye Times reka twizere ko mumeze neza aho muri mu mpande nye z'isi zitandukanye nk'ibisanzwe ni ibiganiro by'ubusesenguzi kuri politiki ni ibiganiro kandi mu minsi biri kwibanda mu karere k'ibiyaga bigari cyane cyane mu burasirazuba bwa Kongo sije uje gusesengura aya makuru ahubwo ndi kumwe na Ayuba karame umeze mute nabi kubera igifungo cya gisibo oya isohumu igisibo ntago ari ikibazo rwose niwe ureba corona ko nta kibazo ka kirimani keza mu by'ukuri ariko muri isi y'abasesenguzi ntabwo ngiye ku giti cyanjye meze neza kubera ko naratunguwe ejo bundi natunguwe n'ikintu kimwe wenda wambaza ngo ni ikihe cyangwa n'abandi shoki na surprise surprise okay jewe nk'ibisanzwe ni bikuvire twinikize cyangwa twanzike yego niki cyagutunguye se muri politike cyangwa mu makuru y'ubusesenguzi bwawe tunashimira abakunzi ba Koye Times nyine baduha umwanya kuyo tuganire natunguwe n'ikintu kimwe gikomeye cyane aho twinjiye muri weekend na morale muri aka karere k'ibiyaga bigari tumvuga ko turimo kumva ko hagati y'abashyamiranye muri Kongo cyane cyane bituruka mu bibazo by'ububirigi hazamo Uburundi hakazamo Rwanda hakazamo na Kongo twari twamaze kugira icyizere ko koko ibintu bimaze kugenda bijya hasi stress cyangwa tension irimo kumanuka cyane cyane ko twumvisha umuyobozi mukuru w'igihugu cyacu kuri BK Arena muri BK Arena avuye yahuye n'abaturage biri muri kano karere harimo rwose icyizere cy'uko ibintu bigiye kugenda neza ariko noneho kuwa mbere nimugoroba cyangwa no kuwa kabiri tutangira kubona video irimo gusirikira narayibonye ngira ngo ntago ari byo ndembonye uburyo perezida w'u Burundi arimo kuvuga ko ubona umuriro watse hahiye yego dukoresheje yamvugo yego mpita mvuga nti se ndimo ndarota cyane ibya kera bagaruyeho uyu munsi rero nibwo namenye neza ko biriya bintu birimo ari ukuri ko icyo twatwizeye ahubwo ko ari ibiganiro n'intumwa zari zaje n'ahangaha byaherekejwe n'amagambo y'akasamutwe urumva rero niyo mpamvu morale uri controduza ntago urinjiramo ibiganiro amagambo ya niba y'akasamutwe ngo ira video gira ngo ni ya kera ni video irimo iki turabivuga audience yacu tuba dusipoza ko twari kumwe na ejo bundi tukanasipoza ko tubana nayo ku mbuga nkoranyambaga iyo video yasobanuraga ngo ibibazo byabaye biri muri akano karere ngo guhera kuri 1959 kuva mu Rwanda haba icyo yisi imvururu ngo impunzi zahungiye Burundi nizo zatwaye ibibazo ngo muri 1996 muri Kongo y'Iburasirazuba ngo nibwo hageze ibibazo noneho wakwibaza uti se mu by'ukuri 1959 ubwo habaga revolution yiswe y'ubwigenge ikarangira yirukanye bamwe mu banyarwanda bahututsi b'icyo gihe bagahungishwa bakameneshwa bakahungira i Burundi koko byaba ari cyo cyabaye imbarutso y'ibibazo biri mu Burundi icyo ni kimwe ese icyo gihe nta mututsi wabaga i Burundi nta n'umuto wahabaga ni ikibazo cyo kwibaza icya kabiri muri 1996 nubwo yavuze 94 yivuze 94 impunzi zari mu Rwanda zihungiye muri Kongo n'ibibazo byahindutse umuntu wese yabyemera ahubwo we byarabisimbuka akigira 96 ubwo no kuvuga mu gihe hajyaga gucyurwa ziriya mpunzi yego turikumvikana neza ko turasesengura yego ntabwo tuba tuvuga amakuru ahubwo niyo yavuze 96 kuki yavuze 96 yego kandi arabizi neza no umuntu ufite ubumenyi wize ufite n'amakuru ahagije ko yavuze ko ngo anasoma cyane
aravuga burira ko 1996 nyuma y'igisirikare cy'u Rwanda kijya gusenya zira nkambi zari zirimo intera hamwe na XFR nkuko twabivuze hano bihagije zazaga guhungabanya icyo kigaro twaragikoze hano mu minsi ya vuba. We arabibona ko aribwo ikibazo cyabaye. No kuvuga ngo ibintu biguma uko byari bimeze 95 bigakomeza kugeza uyu munsi. Kuri were kuvuga ko biri stable biri generalize nta kibazo. So nkavuga rero nti twari twiteze wenda mu president uri buze kuvuga ibintu bitange humure cyane cyane ko twamenye ko hari imvugo ivuga ko hari abadelegation y'u Burundi yari yaje kugira ngo isabe ko imupaka yafungurwa relation zikagenda neza. Ni imvugo gusa kuko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Nduhungire yarabyemeje ndetse numva na Nyakubahwa Repubulika yarabikomojeho ko anavuga ati biri ankuru biganiro. So twese ngira ngo twaratunguwe na kiriya kintu kuko bavuga ko umwe yari muri beka undi ari ahantu mu rusengero arimo kuvuga ririya jambo. Urumva rero ko mu byukora ari ibintu bigize mu kureba rero noneho mu kumurikaho kuri icyo kuri izo event. Iri jambo riratwibutsa ko mu minsi ishize twumvishe tuzobamesa itangira mu by'ukuri nubwo Neva yarataraba president ariko hari kubwa Petero Nkurunziza ariko ibintu bifatwa nk'ibisanzwe. Ariko nukurikira rino jambo nyakubahwa Neva yavuze bwana Bikuvi n'abadukurikiye harimo ibintu byinshi cyane ko yatwihereye ubuhamya ngicyo nakuyemo buri wese afite icyo akuramo. President w'u Burundi yaduhaye ubuhamya bw'urugendo yakoreye Kinshasa muri ya minsi ya mbere ubwo kino kibazo cya Kongo cyafataga indi destination cyangwa indi itinerary ubwo yavugaga ko ashaka urubyiruko rwo kuzafasha kugira ngo ruzaze kubohora gukuraho ubutegetsi buri mu Rwanda ngo abohora urubyiruko rw'abanyarwanda. Yivugiye neza icyari kimujyanye i Burundi cyari kimujyanye muri Kongo Kinshasa Kongo yaragiye gusobanura ikibazo kiri muri Eastern Congo ko atari ikibazo cy'abanyamurenge ko atari ikibazo cy'abandi bantu ngo ahubwo ari ikibazo cy'abarwandofone n'u Rwanda kuko yanavuze ngo yavuze ikintu kiremereye cyane. Yavuze ngo u Rwanda ni rwo ruteza ikibazo muri Eastern Congo. Ahantu rero natangariye ni hehe hatangaje umuntu yanamubazaho cyangwa yabaza n'abadukurikira mu cyubahiro cye President Neva wamaze no kwigaragaza nka expert yafashe indi stati yafashe umwanya wa expert cyangwa umuntu w'inararibonye mu bibazo bya Kongo yabaye impuguke mu bibazo by'akarere ndetse bikaba binagaragaza neza kuriya mu kujya gushaka iriya kontra yagiye abwira Kisekedi ko azanye ikibazo koze yacyo ndetse atanga n'igisubizo kirimo imbonerakure n'ibindi turikumvikana. So igitangaje rero ni iki muri bitarimo propaganda rwose cyangwa bitarimo kugira uruhande runaka dufata. Igitangaje no uburyo Neva atigeze abwira cyangwa hingutsa yavuze ngo abakongomani narabasobanuriye ngo kuki mutibasira abanyamurenge bavuga ikirundi. Niko yavuze izo no record nawe wabyumvishe ngo ikibazo nta nubwo yababaje ati kuki mwibasira abantu muri rusange. Harimo abibasira abanyamurenge baba ari abarwandofone cyangwa ari abarundi yose ko atanafite statistique ndanabizi randomly ntabwo yajyaho ngo avuge ko nta munyamurenge uvuga ikirundi wari wicwa n'intera hamwe n'arabizi barahari ariko wenda nta bireba za Fizi ntabwo bava ngo abanyamurenge bose kuko abanyamurenge bundi bavuga ikinyamurenge abakongomani bakabyita ikinyarwanda ariko harimo n'ikirundi n'ikinyarwanda biravangavanze. Ariko we yagiye kubabwira ngo kuki mutibaza impamvu mutibasira abavuga ikirundi kandi bimagi abantu barica abantu barabarya ku manywa y'ihangu bararepinga bararya inka zabo barabatwikira barabirukana mu mihana yabo. Ariko we arababaza ngo kuki mutibaza impamvu mudafitanye ikibazo n'abandi. Hariya niho namufatiye buri hambere iyo menya cyangwa iyo mba namparira nakubwira nti boretse gato tubanze tuvugane. Abo bantu ikibazo ufite nuko bibasira abatari abarundi bityo ukababwira ko bafite impamvu zo kubibasira bityo ikibazo arabo bibasira. Niba banibasira abarwandofone urahita utunga urutoki igihugu cyitwa u Rwanda kiri i Kigali suko kirikumvikana neza. So aho hantu rero nyakubahwa Bikuvi ukongeraho nuko iyi presence nka expert cyangwa nk'umuntu w'inararibonye nk'umuntu ushaka gukemura ibibazo bya Kongo kandi huga arimo kubicurika arimo kubivangavanga yanyibukije sinzi niba wari wagatangira wenda gukurikira amakuru icyo gihe yanyibukije igihe muri kino bihugu duturanye harimo umuperezida wari wigeze gufata iyo stati yo kuba nka expert w'ibibazo by'u Rwanda nawe akajya bijyana kurura yijyana yishyira iwe yagendaga bisobanura
akajya muri UN akavuga ati ibibazo by'u Rwanda mwirirwa mugira ikibazo ndaza kubibasobanurira yajya muri Afurika ati ibibazo by'abanyarwanda ni kandi bakabisobanura mu buryo bukocamye buvangavanze mu buryo bwe bitewe n'inyungu yaje guteza n'ikibazo cyitwe Kisangani ya mbere na Kisangani ya kabiri kugeza ejo bundi aho hasozwaga intambara y'ubucucu yiswe y'ubucucu yari igiye kurwana intambara y'ubucucu yego yavuzwe na Muhozi wabishije ko Muhozi yone yavuze ngo intambara y'ubucucu icyari kigiye guteza intambara y'ubucucu kirarangiye bura twabyita ko ari intambara y'ubucucu yari igiye kuba hagati y'ibyo so kwiyitirira rero expert ku bibazo bireba u Rwanda uri perezida w'ikindi gihugu cyane cyane hakazamo na conflit d'intérêt yaba ari ziri idéologique économique cyangwa stratégique icyo cyaba ari ikosa rikomeye cyane nyakubahwa perezida Neva yaba arimo gukora cyangwa yaba yagezeho bityo tukaba twavuga ngo agomba kubyitondera cyane ko bishobora kuza guteza ikibazo hagati y'ibihugu byombi tukiri aho ngaho yego twe tuzi kuri Kisekedi perezida Kisekedi kwivuguruza mu magambo n'imyanzuro yego ariko nanone Kisekedi na Neva aka kanya ntago muri no sosiyete turi kubatandukanya cyane kuko hari byinshi bafatanyije hari ideology nyinshi bafatanyije so Neva ari watangiye inzira y'ibiganiro n'u Rwanda Neva watangiye kwerekana ko igisirikare cy'u Rwanda ko nanjye na cyumviso cyo kiganiro gatoya yavuze ati mwe mwamamaza igisirikare cy'u Rwanda ko gikomeye ati ntago muzi igisirikare cy'u Burundi ni nkayo yakavuze ati nticyapimaho icyo ni kimwe so Neva apinze igisirikare cy'u Rwanda kandi bari barimo mu nzira y'ibiganiro Neva ahise afata u Rwanda arwerekana ko ari rwo mpamvu muzi cyangwa rwabibye amacakubiri mu karere niko navuga so uko kwivuguruza guhatse iki ni Neva utaremeye neza cyari Neva utazi ibyarimo urakoze cyane ndagushimira ku kibazo wajije harimo ikintu kigari cyane harimo n'icyo kuvuzeho cya Kisekedi hagati aho tuributsa ko twabonye mu makuru ko Kisekedi na Perezida Kagame bahuriye muri Qatar nano ukibaza uburyo ibintu bitunguranye cyane Neva niyeka ko yagizemo facteur ya surprise cyane muri bino bintu abo twumvaga ibyo bimeze neza ari we uje guhura na bagenzi be cyane mugenzi we kugira ngo situation itungane ahubwo ahise atungurana birahinduka ahubwo tutashikaga ko bahuye tujye kubona tubona bari ibyo rero ngira ngo ni n'isomo rikomeye biri mu biranga politiki Kisekedi Qatar na Neva arimo kuvuga ibitandukanye n'ibyo twakeka kandi mu masegonda no mu minota no masaha make cyane wari wareba sorry gato kusubiza nyuma wari wareba umupira kuri YouTube ugasanga bageze nko ku minota 45 yego wowe uri kureba umunota 65 yego ureba yego bibaho bra Neva bari ku munota ukangahe nubwo yaba ari avance cyangwa ari yatunguranye cyane ari nko ku munota ukangahe ugereranyije wenda twakwibaza umunota ntabwo ndabimenya neza ndaza kubaza ndaza kubaza ntabwo umunota yaba ariho nkuzi ariko amakuru nayakurikirana nkamenya umunota ariho ariko ngiye icyo mbona turaza kureba wenda nature y'abantu bombi turebe Kisekedi ninde na Neva ninde ikindi kuki Neva abaye kuriya muri no minsi Neva twari tuzi uje mu bishyikirano uje gusaba ko umupaka ifungurwa bakagira ibyo bumvikanaho ni iki cyatumye ahinduka kuri cya kibazo ugiye mu bapsikologe reka mu basirikare cyangwa muri military science cyangwa mu basesenguzi cyangwa abapolitisi ahubwo ugiye mu bapsikologe ugafata Neva ukamureba neza Neva afite ikintu cyamurakaje cyangwa nawe cyamutunguye kandi afite ibintu byinshi cyane arimo kureba tutabona yego okay niba byibuka ibyo bintu biri no bimbaza ndabigusobanurira byombi ariko reka mpere ku cyo icyamurakaje cyangwa cyamutunguye nkeka mu maso yanjye mu mboni yanjye Neva yeretswe yajaje gusaba imishyikirano kugira ngo umupaka ufungurwe yego yerekwa amakuru y'ibyo agomba kubanza agakemura kandi bifatika preve à l'appui cyo bita preve à l'appui mu mategeko evidence waje wakoze iki ngiki ku itariki y'ineye sangahe byakozwe gutya na gutya ibimenyetso arabibona amaze kubibona abona bitari bushoboke noneho asubira yakora icyo n'isi kosa rero buriya nko yakoze nko muri penalty niko nabyita penalty yaguyemo rhetorics cyangwa declaration yakozemo yongeye akora amakosa menshi cyane yakandagiye umuzamu yego niba yakaba yabona nka rouge iyo biba muri ya football wavugaga wenda bamuhaye jaune imwe ya mbere niba ajya muri VAR baraza kuvuga bati cyangwa yiturimo natwe uyu mugabo
uhise avuga ngo bambajije ngo ndimo gukusanya ngo abahutu mu karere. Icyo kiri kumvikana nkaho abo ngabo bavuga yasubiyeyo kugira ngo aze guhita bagira constituency. Constituency urabyumva ikintu yaheraho yifashisha muri politiki. Kiri kumvikana neza. Icya kabiri ahise yerekana ngo ibibazo bya Kongo arongeye yigize expert. Icya gatatu u Rwanda arimo rero ryaraze nkibirana abanyari nka chantage. Ni chantage. Chantage ni iterabwoba bitewe n'ibibazo ufite. Yavuze ati ninkanga u Rwanda mvuga umurimo kumbaza ibintu bigeranye no gukusanya ngo abo ngabo mu karere biratuma u Rwanda ruceceka. Ni nko gushyira intimidating leta. Nimba ivuga barita ni nk'umujuro ufatiwe mu cyuho. Turakumvikana. Iyo igisambo gifatiwe mu cyuho akenshi gita kivuga ibintu runaka kigutera nk'ubwoba ngo uceceke. Ibyo rero ndabibonamo nk'ikibazo Neva yagize navuga ngo kiri psychologique. Yeretswe ibintu cyangwa yumvisha ibintu bimurenze controle. Wenda urugero nagwa niba bamusabye bakavuga ati gendo turashaka natwe abagize uruhare muri genocide yakorewe abatutsi ubaduhe. Cyangwa se ibikorwa dushobora kuba tutazi yarema gutegura enda bamweretse akavuga ati mbere yuko dufungura impaka tunormaliza banze ukora ibi nibi. Nibyo bishobora kuba byamujyanye mu kwitwara kuri yitwaye. Iki kintu nicyo ndakibona neza. None se hubwo kuba bira bintu abivuze ariko ibiganiro bya Perezida Kagame na Perezida Tshisekedi biri ankuru cyabiri nari ntabagera aho hantu rero. Noneho rero waruvuze umupira nge sinkunda football sport njya nkunda ni y'amagare ntuyireba ariko yego n'amategeko yayo ni meza cyane ajya nafasha ariko sinayanga rwose kandi abayumva ndabakunda abayireba ndabibabahira kandi nabakunda bose. Amagare hari ahantu bajya bagera barimo kuzamuka muri barimo gusiganwa Tour du Rwanda cyangwa n'izindi. Iyo bageze ahantu hatambika kenshi barivanga n'ahamanuka ariko bageze ahantu hazamuka nkunda kara kantu kaga action kabaho ko kwidistinga uko na bikuva hita hasa higher nested distance nk'iya metero 5 irondo leta ryivangura n'abajura bahita bivangura ahubwo sawa. Kana kantu kabaho ka Tshisekedi na Neva ndakeka noneho hari abantu kami ka muntu buri wese uko ateye afite ideology imezite afite igisirikare we ni umusirikare cyangwa ni umusivili cyangwa afite imigambi imezite cyangwa twibagirwe na kakaboko kabampatse ibihugu we bamugiriye inama yo gukora iki kire kumvikana neza kuko nta coincidence igibaho biba byarapanzwe. Mu magare undi kwikina babyita course contre la montre bivuze ngo Tshisekedi na Neva ntago bagiye gukina n'equipe bashobora kuba bagiye gukina individuellement. Yego master plan niba arimo yameye invisible ni ukuvuga ngo ashobora kuba yabwiye Tshisekedi iti wowe bugiye ariko Neva rasa weho ubwo shamburiya gutyo ubwo akaba ategereje ikadi yindi ikurikira uko biri bugende ariko ukurikije ntago noneho bari coordinated up to now. Tshisekedi na Neva barimo kugenda nabo nk'abamercenaire umwe ku giti cye n'undi ku giti n'abantu bari libre. Ndavuga ngo Tshisekedi yageze kuri point avuga ati ngomba kurengera inyungu zanjye. Nubwo M23 turabona ko yikuye mu biganiro kandi ndayizi neza ikibatsi yanyakijeho muri no minsi abanyijeje ibintu byose bose ntacyo bantabayeho. Uyu munsi ushobora kuza kwisanga ndimo ndebana nabo Kinshasa nta uzantabara n'ubundi muri bariya reka nigire Katari nta wamenye. Mu gihe Neva we nk'umugenerali ashobora kuba hari yikanze ko bubirigi wenda nkuko birimo guhihwiswa ko bwazanye intwaro indege n'ibindi akavuga tugomba mbonye wenda reinforcement ndumva Uvira nta kibazo wenda twazarasana muri iriya mirambi ya pare ya icyo bitwa Plaine de Rusizi tuzarasana reka mbe ndetse kuza kumvikana wenda u Rwanda rutazabwira baba Rwanda phone bene wabo ngo bihangane nibashaka nibazabibabwire natwe turafise igisirikare gikomeye. Nicyo ngicyo mvuga mu myitwarire ya bwana Neva na Tshisekedi vis-a-vis ya Katari na vis-a-vis ya madeclaration ye yakoze uyu munsi bwana Bikuvi. Yego wanyemerera nacyo Neva tuzanamugarukaho wanyemerera tukajya Rwanda Katari cyangwa Katari Rwanda. Yego byaterwa n'icyo ushaka nuko ushaka tujyana na Rwanda ya cyangwa na Emirates. Yego ni wowe uhitamo. Reka tujye Rwanda Katari. Duce Rwanda mbere yuko tujya Katari. Impamvu ni iyi. Mu mpera z'icyumweru gishize Angola itangaje ko igiye kwakira inama y'ubuhuzahuza intumwa za M23 n'intumwa zihagarariye leta ya Kinshasa. Yego. Leta ya Kinshasa ibanza gutangaza ko itabirimo neza binyuze mu muvugizi wa Tshisekedi. M23 itangaza ko ibirimo neza. Finally
M23 itangaza intumwa eshanu zihagarariye mu nama ndetse bavuga n'inzira itinerere bazacamo ko ari Goma, Kisoro, Rwanda. Mu masaha make M23 irongera rivuguruza yego ngo twikuye mu biganiro kubera ko Kinshasa iri kuturasaho. Yes, ko barivugurujeho simbikubazaho ni impamvu zabo nyine, nta nubwo twize niba barabarashe, nta nubwo tubihakana. Yego nibyo kabisa, ahubwo kuba Tshisekedi yaremeye kuganira na M23 yitaga Chimpanzi Tshisekedi bitunguranye tukamubona Qatar, ubwo turabijyana paralele, ahubwo ibiganiro twari twiteze ko bigiye kubera i Rwanda, bitunguranye bikabera muri Qatar. Nagira ngo mpurize ibyo bintu daboro kubabonye bari abagabo, bari perezida bakomeye, perezida Kagame na perezida Tshisekedi Qatar, kubera iki Qatar, kubera iki atari Rwanda, n'ibintu biri mu masezerano ya Rwanda. Ese kuganira kwa perezida Kagame na Tshisekedi kurasi kuri busimbure ko M23 yaganira na Kinshasa, nagira ngo izo mpande zombi ugenda uzikoraho nta kibazo. Urakoze cyane, wenda ko naheraho kihuse mwise gatoya pari raporo icyo warubajije ko ari kinini. Nta na rimwe, nta circumstance nimwe izakuraho ko Tshisekedi na M23 bazaganira muri ibi bihe turimo, in the current times. Bisubiremo, nta kintu na kimwe, nta circumstance, nta gihe na kimwe, nta bantu bazigera binjira mu kibazo cya Kongo uko baba bangana kose, cyangwa ingufu baba bafite zose na influence baba bafite ku ruhande rw'arwo rwose, bazakuraho ibiganiro hagati ya AFC M23 na leta ya Kongo ya Kinshasa. Yego, icyo nicyo AFC na leta. Yego, nta nabamwe. Ibindi bakora babagira inama cyangwa baturunaho turi icyo kibazo, cyangwa bagikomplika bagituma gikomera kurushaho, cyangwa bacyoroshya, cyangwa bakigumisha uko kiri, byose sibyo ko arababijyamo ashaka kubikomplika nkuko byagaragaye. Hakaba n'ababijyamo bashaka ko biguma uko biri, kuko nabyo hari abo bifasha. Hakaba n'abashaka ko bikemuka, ariko abandi bose bazaza gusaba abantu babiri bo ni main players, AFC M23 na leta ya Kongo Kinshasa. Icyo turacyemeranya tukagishyira ku ruhande. Yego, kandi birumvikana ko atari gishya tuvuze, ariko ni principe iri naturel. Yego, kereka habaye nk'amaji wenda M23 bugacya tukavuga ngo nta yiriho n'ibibazo byari nta bihari, ibintu bikamva ni nk'amaji, sibyo? Kuba babonaniye Qatar, rero Qatar irazwi nayo imaze kuba umuhuza mpuzamahanga kandi uri fiable, wizewe n'impande nyinshi cyane, uzewe yaba ari uruhande rwa leta ya Kongo, kuko Qatar nk'uko tubizi ni igihugu kiri muri Golfe, ikitwa mu kigobe cya Perse, yari muri Middle East, kuko nayo burgire mu ihana imipaka n'ibihugu bya Gulf States, harimo za Oman na za Emirates n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Qatar rero ikaba ari igihugu cya mbere kimaze kwigaragaza nk'umuhuza munini mpuzamahanga, akunze gukora ubuhuza muri kino gihe, kandi akaba akunda kugaragara nka nonalinye, ntago akunda kugira uruhande abogamiraho cyane, ni netre kabisa. Bakunze kugarida neutralité, witwa Tamim wa mwami wa Emiri wa Qatar, ndetse n'abantu bakaba batangiye kuvuga bati ahubwo Qatar imira jouer role UN yakabaye jouer muri no minsi. Kandi Qatar ubundi buhuza buratorwa buragenwa. Qatar aho ibona hari ikibazo yagishyira mu kuboko, intervena muri Sudani, intervena muri Iran, yafashije Iran cyane mu bibazo byashize birafatikanya gushakisha puissance mondiale. Ejo hari ikiganiro twagize nacyo factor imwe harimo gushaka kwipositiona bwa gatatu, kuko minsi yashize bashatse kuyishyira mu kato bira bihugu bituranye nabyo, bahatanira nyine icyo ngicyo cya influence, ariko ni nkaho yabatsinze, kuko irimo iri influence cyane ku rwego ruri speed yo hejuru. Ariko nanone nyuma yayo hari abanyamerika, icyo nacyo kibuke neza. Inyuma yayo nanone n'Uburusiya kandi buyibonamo gake, kuko iri netre kandi ifite na gazi n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Tuvuge kuba rero bahuriye uyu munsi, yego, tuvuge ko icyananiye Sadek na Yasi kikananira Lorenzo na Rwanda yiwe cyangwa na Angola yiwe, yego, tukiye kugishakira kwa Emile wa Qatar, cyo gishoboka? Ntabwo gishoboka nacyo, kandi cyaragishoboka. Urihangana kugira guhura gusa,
none se ikigamijwe no guhura meeting as end ku buryo bajyaga bapangirwa guhura ntibahure. turabubaha ntabwo aribo turimo kuvugaho nk'abantu turavuga event yo guhuzanya kuba perezida wa repubulika na Tshisekedi nicyo cyari kigamijwe. Is it the solution? Cyangwa the aim? Kuko hari umwe muri bo warahiye ati sinzegera mpura nawe. Okay, icyo nicyo sawa. Akora uransinze rwose ndabyemeye. Kuba bahuye it's a breaking news. Kugira nyuma cyane cyane yaho yari yavuze ngo ntashaka kuzahura nawe. Ariko ikigamijwe ntabwo ari uguhura. Ni uguhuza. Yes, urakoze cyane. Igikomeye ni uguhuza no guhuza gahunda zabo zikemura ikibazo kiri muri Eastern Congo. So kuba rero bavuga ngo Qatar igiye kubikemura yakemuye ya breakinze record yo kuba Tshisekedi na mugenzi we Paul Kagame bose mu byubahiro byabo bahuye. Icyo nicyo noneho haravamo ikirere. Icyo nicyo twategereza tukazavuga ngo Qatar yakoze ibi byari bikeneye kurusha ibindi. Ko byari bikeneye kurusha ibindi none aha ngaha no kugira ngo Eastern Congo itungane ituze kandi itungane nicyo gikomeye. Ibindi ni inzira zigana kuri icyo ngicyo. Ariko kugira ngo Eastern Congo itungane iri mu maboko yabo bireba. Harimo d'abord abarwana M23 na Tshisekedi. Noneho Tshisekedi nawe akaba yafungura iyo nzira y'ibiganiro ariyo yafunguye Rwanda akaba yanafunguye i Qatar. Ngero nkumva ni inzira ishobora kuzakemura kira kibazo cy'umutekano muke muri Eastern Congo. We hope we pray turabisengera natwe nicyo twifuza rwose. Yego. Noneho rero twagiye kuba ibiganiro bya Rwanda byapfubye gusa Rwanda nabonye yatangaje ko bibaye postponed. Ubwo byigijwe imbere. Twitega iki niba M23 tuvuga ko bari kwirasaho igahagarika ibiganiro yari iri mu nzira ijyayo. Kandi nayo wibuke ko inama ikomatanyije ni ya SADC yo ku itariki 8 z'ukwa kabiri yayisabaga kubihagaritsa imirwano. Ntiyayihagaritse urumva itarayihagaritse ndetse iri gufata n'utundi duce. Ariko yo iri kuvuga ko bari kwirasa kandi nayo kwirasaho ariko nayo ntihagaritse imirwano. Cya kibazo rwose bizagenda gute? Nta kintu kiri buhinduke mu gihe wenda waruvuze neza cyane kuri tere niba intambara irimo gukomeza ingabo za Kongo zifatanyije nabo zigifatanyije nabo kuko tuzi ko batararangira y'abayifasha bakaba bakirimo kurasa M23 kandi ibyo bikaba n'ubundi perezida Tshisekedi yahuye na perezida Kagame bikanaba M23 yavuyemo hariya bikanaba perezida Neva yavuze ati igisirikare cyacu kirihagije bikaba birimo kuba ububirigi buvuga ko bwaba bwa deployinze ngo indege n'ibindi bikoresho logistique n'ibindi nk'ibyo ngibyo bikaba birimo kuba ndavuga iyo mirwano inama yaberaga nanone Harare yararangiye nta kintu kidasanzwe igizeho uyu munsi wavuga bikaba birimo kuba style amakuru nguhaye Kabila wahoze ari perezida wa Kongo bivugwa ko yahuye na Nanga Kampala bahuriye Kampala mwibanga rikomeye nta banga ntaryo ubwo twabimenye ibanga ryarangiye sibyumvikana neza niba bahuye rero nawe wari ufite ukuri ariko ubwo byamenye ibanga ryagiye hagaragara bikavuga ngo ibyo bintu byose ubiteranyirije hamwe hari ahantu ugashyiramo n'uyu muvandimwe wacu wo muri East Africa nyine Neva wavuze ati oya nta kibazo niba ari mu mitsi tuzayijyamo kandi natwe turifashije turihagije byumvikana neza hano hantu wavuga ngo amahoro cyangwa ituze n'intambara ari muri Eastern Congo kuba twagira icyo tuvuga uyu munsi kuri iyi tariki ko hari icyizere twaba tugiye kwigerezaho nta kintu kirimo kwerekana ko hari icyizere uretse kuvuga ko perezida wa Repubulika y'u Rwanda yahuye na Tshisekedi kandi nta ntambara bafitanye urumvikana neza ukavuga ngo ni icyo bagezeho ko bahuye ariko ntabwo bihagije by'ubwabyo ko twavuga twebwe ngo kuri ukweri times ngo intambara irarangiye mu gihe M23 itabonanye na Tshisekedi ngo ndetse uyu munsi tuwe turimo kuvuga za resolution imyanzuro bafashe kandi iri kuri tere nicyo ngicyo navuga ariko hari n'aba rebera muri angere imeze gutya bati kuba Tshisekedi yafunguye inzira y'ibiganiro ni inzira iganisha amahoro mu burasirazuba bwa Kongo. Abo naba optimist abo mva ko ngo tuyirabye kumva ko ibintu byose bizagenda neza harimo n'aba pessimist abavuga bati ntago twabyizera kereka bigenze uko ndumva ndi hagati yabo bo yego dusoza rero niki ubundi uwe ubona kugeza aka kanya cyagakozwe nk'ubujyanama wagira bari abahuza aho bigeze nk'umuntu ubikurikirana
niba nta gihari nabwo tuhita dusoza. Abahuza kure ku kibazo ninde urimo guhuza banzu bamfashe bambwira who is doing what ninde muhuza ubu muri ino crisis umuhuza cyangwa bacyarimo kubasha uri officiel yego nuhuru none se ubwo uhuru twamugira inama urakoze ubwo gira inama uhuru sawa urakoze uri gukorerwa akazi urimo gushaka n'abahuza ntiwababona ubwakiro ni ikibazo that is a matter of debate icyo bwacyo nushaka dufite iminota 30 twakari tukibazaho ninde urimo guhuza warahuzwa nande umuhuza ninde urimo gupanga ubu buhuza ese ubu Lorenzo ari hehe cyangwa arimo kwibaza iki uri undi wa Ethiopia Prime Minister nawe arimo waruhutse wagiye muri retirement nawe arimo sinzi niba zinaho birimo kubera tiri kumvikana neza ambasanjo baramuhemukiye muzehe ibintu rero birimo akavuyo tutabeshyanye birimo akavuyo ntibyagutangaza uko Emili yabijemo n'undi muntu abijemo yego ugasanga ahubwo yego ikibazo yego progressive maho cyari kiragejejwe n'undi si wahera none bimeze nk'umurwayi urimo gusimburanwaho n'abaganga benshi kandi badahana raporo yuko basanze umurwayi ameze undi ntamenya aho ahera none bikaza no kuzamo ikindi twakwita uza abantu bitwa carnivores yego indyanyamo uza kusanga rero ni na carnivores ubahaye surgery kujya gukora surgery ngamije kiza ku bibazo bya Kongo umuhuza ni kanaka kandi muhaye powers zihagije afite icyo bita binding force mu gifaransa yita force contraignante kuba ufite ingufu ku bantu urimo guhuza ubu ni yewe muhuza wa nyawe ni mudakora ibi ngibi tuzakora ibi kandi ugamije ikiza ubundi nizo modalities z'umuhuza yego turabahuza mwembi ni mutabikora tuzabafatira sanction atari ku ruhande rumwe atari kubwira M23 ngo tuzabafatira ibihano tuzabacira urugo gupfa wowe Kisekedi uzatwihere cobality ibindi nta kibazo dufite ni icyo ngicyo ndimo kuvugaho unyemerere ngushimire nanagusezere ariko dusezanye abakunzi bacu ko next time tuzaganira ku bahuza yego abahuza en general ariko se uyu munsi Obasanjo Uhuru Ethiopia Ministry w'intebe Lorenzo Emili wa Katari yego who report to who rwose nibyo nta kindi narenzaho rwose muri kuri cyo ngicyo avuze tuzakitegura bihagije tukiganire turi kuri Zebra Hotel hano mu Kiyovu ni hoteli nziza cyane ifite amafu n'amafunguro reka dusabe abakunzi bacu ko bazayigana rwose bakaba bahakorera inama bakaruhukira n'imiryango yabo kuko ni hoteli ijyanye n'ibihe tugezemo ndagushimiye bwana Ayub murakoze cyane bikobe ndagushimiye nawe Ernest wabaye kuri kamera merci murakaza neza muri Angel Sauna Massage ahantu huzuye ituze n'ubuhanga mu gutanga serivisi za massage na sauna. Muri Angel Sauna Massage dutanga serivisi zitandukanye za massage harimo full body massage, couple massage, Swedish massage, scrub massage, sports massage n'izindi nyinshi. Akarusho kandi dutanga serivisi nziza tutasanga handi. Gusa rero mukeneye ibindi bisobanuro ndetse no kutugana mwaduhamagara kuri nimero ziri kuri ekara yanyu ariko none mukadusanga Kibagabaga munsi y'urukiko ku gipangu nimero 7. Angel Sauna Massage, the home of relaxation.